bayicururiza he abantu bayicururiza Karame. Ubushinwa batanye no kugenda. Mugashyira itaka mu bihoho mugamije iki? uzashyiramo imbuto z'inyanya. Ariko ibi twabonye hano twabonye ari ibinyomoro. Hariya aho mugiye gushyiramo inyanya. Ko muri gukora mwenyine nta mugabo muri kumwe. Ni koperative cyangwa ni ikindi kintu mwatubwira? Ni uburyo bw'akazi. Mukaba muri abagore gusa? Rero nta mugabo urimo rwose. Kandi ndabona muri kubikora neza. Ibi byose nimwe mwabikoze? Ariko biriya nimwe mwabikoze? Ko ufite isoni nyinshi ni ukubera iki kandi bavuga ngo nta kazi k'umunyagara kaba? ni ukubera yuko muntunguye. Turabatunguye. Mbega tubaguye igitumo. Turabishyiraho. Kuki mwabirundiye hano se? Kugira ngo
ngo tubone aho tuza kubishyira. nta mwanya wari uhari. Ni mwebwe. Hariya epfo nabonye harimo ibinyomoro. Hano murimo gushyiramo iki? Ni itaka ryonyine se cyangwa harimo n'ifumbire? Harimo n'ifumbire. Ifumbire muzashyiramo ni izihe rero? Ni iy'ihene cyangwa ni iy'inkwavu? Ni iy'inkoko. Mukecuru witwa nde? Nitwa Mukagahamanyi Saveri. Utuye hehe? Hano mu Karamba. Hano mu Karamba. Witwa nde wowe mukecuru? Nyiratiza Mukankiko. Nyiratuyize Mukorankiko. Nyiratiza. Dativa. None se bino bintu murimo gukora mumaze igihe kingana iki mubikora? Turimo gupakira ibihoho. Muri gupakira ibihoho. Witwa nde? Nitwa Uwingeneye Valentine. Wowe witwa nde? Nitwa Nikuze Domitira. Iyi ni koperative cyangwa ni kampani? Kampani mbega. Ubuse murimo kubikora neza? Neza. Ibi byose nimwe mwabikoze. Kora iki aha ngaha? Mwaje kureba abakora ibihoho cyangwa namwe mwaje mu kazi? Ntabwo muri mu kazi, kuko nangize ngo muri mu kazi kandi imyaka yanyu itabibemerera. Kagwita rwose tubimenyesha inzego zibishinzwe mugasobanura impamvu muza mu kazi muri abana. Nkiko Dativa, tubwire rero ngo murimo gutobitaka nk'abana. Reza ko ari uri bitubwiye naduha akazi dukora. Nuriye ubivuze. Ni uwuhera? Koko umuntu mukuru arabona abantu bari mu kazi avuga ngo bari gutobitaka koko? Iki ko abantu bamwe babona ibyo muri gukora kandi muri abadamu beza biteje imbere, aho mukora ibintu nk'ibi ngibi twari tuzi ngo bikorwa n'abagabo, none bavuga ngo babona muri gutobitaka nk'abana. Ni ubushizi bw'isoni mbega. Yewe data we. Wabwira iki rero umuntu wundi uzabakurikira kuri Nta Gihe Dufite TV abona muri gutoba ibitaka nk'abana, wamubwira iki? Ubundi ikintu namubwira ni uko ikintu umuntu akora ntabwo umuntu aba agomba kugitesha agaciro, buri kimwe cyose ugomba kugihesha agaciro kubera yuko kiba kigomba guteza imbere umuntu. Mbese akazi ni akazi. Akazi ni akazi ntabwo wagapfobya icyo ari cyo cyose. Mbese abantu bavuga ko muri gutobitaka nk'abana bafite zeri ifite n'amata. Banakabuze rwose. Abana baragenda mu nzira ntacyo bakora n'abana. Babuze intuzi yerekezo none barabona Wibereye ku kazi ngo baratobita. Bakamuca intege. Nese igihe baritobeye ko si byo ribageze.